Nongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe bakundwa bene data, ni Eric Worshipper nk'ibisanzwe nongeye kubaha ikaze, nshimira cyane ku bakoze subscribe, murabona ko biri kugenda biza, Imana ibaha umugisha kandi namwe mutarayikora ndagira ngo mbashishikarize kuba mwayikora kugira ngo ubutumwa bwiza nk'ubu mbagezaho, ibiganiro byiza nk'ibi by'iyobokamana, ibintu byinshi utari ugiye uzi mu buzima bwo gusenga bijye bikugeraho kandi bigufashe guhindura ubuzima bwawe. God bless you rero kuri mwebwe mwakoze subscribe kandi mukomeze gukora share kugira ngo ubutumwa bwiza nk'ubu bujye bugera kuri benshi. Rero ikiganiro cy'ubushize nari nabahaye part 2 ibijyanye n'isezerano rishya, amakuru aribamo, ibitabo birimo, imirongo n'ibice ndetse n'amagambo. Uyu munsi ndaza kuguha part 3 cyangwa se igice cya gatatu, turushaho kugana ku musozo w'iki gitabo. Turaza kugihera mu gitabo cy'umubwiriza. Umubwiriza ugizwe n'ibice 12, ibice 12 bigizwe n'imirongo 22. Iyo mirongo 22 irimo amagambo 5,000 n'amagambo 579. Nyuma yaho turaza kuhasanga indirimbo ya Salomo. Indirimbo ya Salomo igizwe n'ibice 8. Ibyo bice 8 bigizwe n'imirongo 117. Iyo mirongo 117 igizwe n'amagambo 2,000 n'amagambo 658. Turaza kandi nyuma kuhasanga igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Umuhanuzi Yesaya yanditse ibice 66 muri iki gitabo. Kigizwe kandi n'imirongo 1,000 n'imirongo 292. Iyi mirongo kandi igizwe n'amagambo 38,037 n'imirongo 36 n'amagambo 36. Nyuma ya Yesaya basanga igitabo n'ubundi cy'umuhanuzi Yeremiya. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya kigizwe n'ibice 52. Ibyo bice 52 bigizwe n'imirongo 1,364. Iyo mirongo 1,364 igizwe n'amagambo 42,000 n'amagambo 658. Nanakubwira kandi ko iki gitabo cya Yeremiya cy'umuhanuzi Yeremiya ari cyo gitabo cya kabiri kinini kirimo amagambo menshi nyuma y'igitabo cya Zaburi. Nyuma n'ubundi y'igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya turasanga amaganya ya Yeremiya. Igitabo cy'amaganya ya Yeremiya kigizwe n'ibice 5. Ibyo bice 5 bigizwe n'imirongo 154. Iyo mirongo 154 igizwemo n'amagambo 3,411. Icyo ni igitabo cy'amaganya ya Yeremiya. Nyuma yaho n'ubundi tuhasanga umuhanuzi Ezekiyeli. Umuhanuzi Ezekiyeli iki gitabo cye kigizwe n'ibice 48. Ibyo bice 48 bigizwe n'imirongo 1,273. Iyo mirongo 1,273 igizwe n'amagambo 39,000 n'amagambo 401. Nyuma n'ubundi ya Ezekiyeli tuhasanga umuhanuzi Daniyeli. Umuhanuzi Daniyeli afite ibice cyangwa se yanditse ibice 12 muri iki gitabo. Ibyo bice 12 n'ubundi birimo amagambo 357. Ayo magambo 357 arimo
iyo mirongo 357 irimo amagambo 11,000 n'amagambo 602. Nyuma ya Daniyeli kandi n'ubundi tuhasanga umuhanuzi Hoseya. Umuhanuzi Hoseya iki gitabo yacyanditsemo ibice 14. Ibyo bice 14 birimo imirongo 197. Imirongo 197 bigizwe n'amagambo 5,000 n'amagambo 178. Bameze kubashimira mwebwe mu gikomeje ikiganiro kandi mbifuriza kugisoza kugira ngo ubutumwa bwiza mujye mubwibika amagambo meza nk'ay'ubwenge ajya arushaho kubaryohera no kubanyura kandi abungure n'ubundi bumenyi ijambo ry'Imana. Niba utarakora subscribe nkwibutsa kuyikora, wowe ufunguye ari ubwa mbere wayikora kandi ukareba n'ibice byashize mu yandi mavideo ukaba wajya ubikurikira byagufasha, ugakomeza no gukora share. N'ubundi nyuma y'umuhanuzi Hoseya tuhasanga umuhanuzi Yoweli. Umuhanuzi Yoweli yanditse iki gitabo cye cyanditsemo ibice 4. Ni ibice 4 gusa. Ibyo bice 4 birimo imirongo 73. Iyo mirongo 73 igizwe n'amagambo 2,000 n'amagambo 33. Nyuma n'ubundi ya Yoweli tuhasanga umuhanuzi Amosi. Umuhanuzi Amosi yanditse ibice 9. Iki gitabo cye kirimo ibice 9 kandi ibyo bice 9 bigizwe n'imirongo 146. Iyo mirongo 146 igizwe n'amagambo 4,000 n'amagambo 216. Nyuma ya Amosi kandi n'ubundi tuhasanga umuhanuzi Obadiya. Yanditse igice kimwe cyonyine. Icyo gice kandi kigizwe n'imirongo 21. Imirongo 21 igizwe n'amagambo 668. Nibutsa ko iki ni nacyo gice gitoya mu isezerano rya kera. Nyuma ya Obadiya tuhasanga umuhanuzi Yona. Yona yanditse ibice 4. Ibyo bice 4 bigizwe n'ubundi n'imirongo 48. Iyo mirongo 48 igizwe n'amagambo 1,320. Imirongo 1,320 niyo yagize ibi bice 4 byo mu gitabo cya Yona. Nyuma ya Yona kandi tuhasanga umuhanuzi Mika. Aba bose nkwibutse ko ari abahanuzi bato mu isezerano rya kera. Mika yanditse ibice 7. Ibyo bice 7 bigizwe n'imirongo 105. 105 kandi bigizwe n'amagambo 3,000 n'amagambo 152. Ayo niyo yagize ibice 7 by'igitabo cya Mika. Nyuma yaho turasanga umuhanuzi Nahumu. Nahumu yanditse ibice 3 gusa. Ibyo bice 3 bigizwe n'imirongo 47 kandi imirongo 47 igizwe n'amagambo 1,000 n'amagambo 288. Iyo niyo yagize igitabo cy'umuhanuzi Nahumu. Umuhanuzi Habakuki niwe uza nyuma ya Nahumu, nawe afite ibice 3 gusa. Ibyo bice 3 kandi bigizwe n'imirongo 56. Iyo mirongo 56 igizwe n'amagambo 1,475. Nyuma ya Habakuki tuhasanga umuhanuzi Zefaniya. Umuhanuzi Zefaniya nawe yanditse ibice 3 muri iki gitabo cye.
Ibyo bice bitatu bigizwe n'imirongo 53. Imirongo 53 igizwe n'amagambo 1616. Ayo magambo 1616 yagize iki gitabo cy'umuhanuzi Zefaniya. Nyuma yaho kandi tuhasanga umuhanuzi Hagayi wanditse ibice bibiri. Ibyo bice bibiri bigizwe n'imirongo 38. Iyo mirongo 38 igizwe n'amagambo 1000 n'amagambo 130. Aho ni mu gitabo cy'umuhanuzi Hagayi. Nyuma ya Hagayi tuhasanga umuhanuzi Zekariya. Zekariya yanditse ibice 14 byo bigize iki gitabo cye. Ibyo bice kandi 14 bigizwe n'imirongo 211 cyangwa 11. Kandi iyo mirongo 211 igizwe n'amagambo agera ku 6,000 n'amagambo 443. Niyo yagize iki gitabo cy'umuhanuzi Zekariya. Nyuma turasanga umuhanuzi Malaki ari nawe usoza kandi iki gitabo cy'isezerano rya kera. Tuhasangamo ibice 4. Ari impamvu ari ibice 4 atari 3, nuko muri iki gitabo cya Malaki ubundi iyo usomye muri Bibiliya usanga ari ibice 3 gusa, ariko nanone iyo urebye amagambo akigize n'ibice bisaba ngo wongeremo iki gice cya 3 uhereye ku murongo wa 19. Umutwe w'amagambo uvuga ngo umunsi w'Uwiteka, usanga ufatwa nk'igice cya 4, kimwe no mu iki gitabo cy'umuhanuzi Yoweli. Nawo ni ibice 3, ariko iyo wongeyemo iyi vase ya 3 ugakomeza ukagera no kuri 4 uhita usaga igitabo cy'umuhanuzi Amosi. Rero ari ibitabo nk'iki gitabo cy'umuhanuzi Malaki muri Bibiliya ubundi ni ibice 3 byanditswe muri Bibiliya y'Abaheburayo, ariko iyo ugiye mu Bagiriki usanga ari ibice 4 banditse mu Kilatini kubera iyi vase ya iki gice cya 3 kugera ku murongo wa 19. Umutwe w'amagambo uvuga ngo umunsi w'Uwiteka. Iyo ubaza ari amagambo yose n'ibice bihura nuko cyaba gifite ibice 4, ariko mbibutse ko Bibiliya yo iba ari ibice 3. Biterwa rero na Bibiliya ukoresha. Reka rero mbashimire mwe mwabanye nanjye. Ni Eric Worshipper nk'ibisanzwe. Ndabakunda, murabizi. Komeza gukora subscribe, mukora share, ubutumwa bwiza bugera kuri benshi. Izi mpuguro, amasomo meza nk'aya benshi batazi rwose, ni benshi usanga batabizi, bajye babimenya.